iyo uvuze comedy mu Rwanda benshi bahita bumva izina rimwe cyane ry'imbere ari ryo Nyakso, ariko ntago wakwirengagiza n'irindi zina mu by'ukuri rimaze kujya mu banyarwanda benshi cyane ari ryo Patino. Abo ni abasore mumenyereye cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho bimwe mu byo mutari mubazo. Muri kumwe na Shamsi. Mbere yuko dukomeza abambanje gushimira umuterankunga w'iyi video yacu ari we Dean Deals. Wayo ukeneye telefone cyangwa se ibyuma by'ikoranabuhanga mu by'ukuri bigezweho byakoze se cyangwa ibishyashya, wamugana akaguha serivisi aho abasha kuguha imashini zigezweho, telefone zigezweho nka iPhone, Samsung n'ubundi bwoko bwose ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga wakenera. Arutse ku nkuru yacu uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri itandukano riri hagati ya Nyakso ndetse na Patino Comedy nk'abakomediye bakuru hano mu Rwanda. Nyakso Comedy nk'uko musanzwe mumuzi ni umwe mu basore bamenyekanye mu ntangiriro z'umwaka wa 2019, aho ari umusore mu by'ukuri wamenyekanye ku rwego rwo hejuru cyane, agenda amenwa n'abantu benshi, aho yagiye akina utuntu tugashimisha abantu benshi biza kugera ku ntera yuko yari amaze kumenyekana hafi mu gihugu cyose. Mu by'ukuri Nyakso ni umwe mu basore mu by'ukuri bigaragaje mu mwuga wo gusetsa wa comedy zica online haba kuri Instagram ndetse na YouTube, ariko ntitwakwirengagiza umusore Patino cyangwa se Shema Patino. Nawe mu by'ukuri wagiye azamuka buhoro buhoro nyuma yuko yinjiye muri team ya Nyakso Comedy, bakaba baraje gufatanya bakora ibintu byinshi bitangaje ndetse baramamarana cyane. Bangaye mushyashya ugiye kujya muri iyo nzu, uzibuke ko Serire yavuyemo kandi n'ingufuri yaratakaye. Nzira kandi nyuma yuko bagiye bakomeza gukorana cyane bagakora utuntu dutangaje bari kumwe na team yabo irimo ba Prince, ba Fisto, bagiye bamamara cyane aho bagiye muri team yaborwaga n'uwo bita Kasuku cyangwa se kuri Kasuku Media TV, bakaba bagiye bakomeza bakora video nyinshi cyane zikamamara cyane, urugero nk'aka ngaka. Tujyane uretse gato uri kumbabaza nise basi waretse nkabanza nkawukaraga kawe. Murabona ko mu by'ukuri bari abasore mu by'ukuri bashoboye mu mwuga wo gusetsa, ariko iminsi mu by'ukuri igenda itandukanya abantu. Nyuma yuko bakomeje kwamamara ibintu bikagenda bimera neza, nyuma yaho bakaba baraje gutandukana, aho ubu ngubu buri wese akorera ku giti cye. Aho Nyakso Comedy yagiye muri Afrimax TV, naho Patino Comedy nawe akaba yikorera ku giti cye kuri channel ya Amour Media. Garutse kuri Nyakso Comedy cyangwa se Kagande Olivier, izina yiswe n'ababyeyi, ni umwe mu byamamare bya comedy ubu ngubu u Rwanda rufite, aho kuri Instagram afite abafana bagera ku 30,000, naho YouTube channel ye ikaba irenze abantu 20,000. Ni umusore mu by'ukuri ubu ngubu wimukiye kuri Afrimax TV aba Bakti, akaba agenda akina utuntu mu by'ukuri natwo twiza tugenda twamamara ahantu hose, dore ko channel yagiyeho ari imwe mu macano ya mbere hano mu Rwanda ameze neza kandi afite abafana benshi cyane. Mu by'ukuri Nyakso nawe akaba ameze neza. Naho Patino we cyangwa se Shema Patrick izina yiswe n'ababyeyi, nawe agenda akora utuntu twe ku ruhande, aho kuri Instagram afite abafana bagera ku 10,000 barenga, ndetse akaba akorera kuri channel nziza cyane yitwa Amour Media. Nawe akaba agenda akora comedy nziza cyane zishimirwa na buri umwe wese uzibonye, aho yagiye mu by'ukuri akina utuntu twiza cyane, akaba ari umuntu benshi bagenda bavuga kabirwa n'ibintu byo kwikina comedy zijyanye n'uburara, urugero nk'aka ngaka. Urabizi nje sinakisondeka, nifuza yabana nyuko yaravukaga mu mpango nk'izi ngizi to dutigitana meguru utabati bwa hato na hato twatwarakati, none se mushatsi wasinze, none se Gmail wawe ugira ngo hari umugore umurimo n'uruzingo, nta buriza hadanjagira, ntazi kwiyitaho, none ibyana mbyari byazombi gusa niba nakiri umuntu cyawe icyakiko neza kindi yatubyari imwe, ubwo se ngiye ndi igiki uri gangster uranarenze byatara, ahubwo ndabona wanadutegereje twiyase yo nyine tu. Tugarutse kuri Nyakso ndetse na Patino, ni bamwe mu basore mu gihe tugenda twifuriza ibyiza byinshi, dore ko batugejejeho comedy nziza cyane hamwe na team zabo aribo ba Prince, ba Fisto n'abandi bose. Mu by'ukuri rero mukaba mugeze ku musozo wa video yanjye. Mu by'ukuri ku batabizi ni Shamsi, akaba agenda bageza amakuru atandukanye, comedy, music n'ibintu bitandukanye cyane. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kandi niba warayikoze ni byiza cyane. Niba wakunze video kora like, niba utayikunze kora dislike.
cyangwa se uduhe comment y'ikintu twahindura. Ciao ciao.